hano turi kuri live ya Instagram ndetse na TikTok. Umuntu witwa wa mukecuru twa Shangazi mumunzamurire nazi. Shangazi ndamukene. Shanga ngwino nyene ya magifti tap tap eka. Nteteri ngo imeze bite shuma. Nago ibyo ngibyo ndabirebaho. Kuri Instagram dufite abantu 215. Kuri live hano dufite 17 like 211. Mu tap 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 screen tap screen tap screen tap screen tap 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 muhereza abantu live kuko naje pe kuko mwari mumaze igihe muraho ndashaka umuntu witwa Shangazi. Shangazi naza niwe muntu ndibuze kuza kuzamura abandi mwe muretse kuko simba manyi. Okay, ngo ni ikihe kibazo gihari? Hari umushangazi nkunda cyane mu mpere no live Shangazi. Muyimuhe Shangazi 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 Shangazi. Ariko ubundi wabunyanga dupfiki ko ntaryiwa babazi ikibazo cyo. Njewe nta muntu mfite umwanya wo kwanga kuko sindye nta muntu uryi wanje. Ninde muntu ubona ko mubangamiye hano mu gihugu? Hey! Ninde? Njya basaba imbabazi. Muragasaba imbwa amazi indusaba imbabazi jewe Djihad. Ko habaye iki? Ko nagize nti? Umuntu aziterura za kuntuka. Ubu ni ndagiza murebe ngo nukura koze mama shenge. Mushakira umuntu witwa Shangazi. Ego. Oya umuntu uzamuka nanye nzamusubiza. Kuko ngiye mfite umuntu wo gusubiza. Abo bitwa baburyohe, babuze content, ziriya nshashwa, babuze content, ni mumbabarire mu mbwiza ukuri. Umuntu arafata ibintu by'ubushashwa akabiterekamo abana b'impinja nabonye bangana kuriya. Cyokora mana mufite abana bashyanuka. Jewe nukuri ko mana ngiye numwe. Mugafata abana nk'abariya. Ejo bakatanze ibitekerezo bizima bakirwa mu busutwa bw'ababyeyi babo. Ariko nibyo. None se akandi kazi bakora nakaye? Nta kibazo wowe munyabwenge ndakubona. Ikindi njewe ndabiyamye ndanabihanije nta muntu nasabye imbabazi. Nta nuwigeze ampamagara. Ntawe pe, ntawe kuko telefone yanjye nta nubwo waba wanayihamagaye. Nkafata telefone y'umuntu ntazi gute se? Jewe se ndi kigoryi. Ikindi aba bantu ntago ari cyo bazanye mu mihanda. Nta nubwo nari imbazi probably. Ntago nari imbazi. Yes, ntago nari imbazi. Ubwo rero muri kumbwira abana babonye ejo bundi bifashe. Mbabwira ukuntu byatangiye nubwo byose muzabibona. Ejo bundi mu minsi ishize nikorera ikiganiro. Ndiko gukora ikiganiro mvuga ama story y'umuntu ufite agapipi gatoya. Ndamubwira narika ko gapipi emerukajeho tap screen noneho wowe uzajya umuca inyuma. Ngiye kubona mbona babigize igitaramo. Simbyanze ko batabivuga ko giye nkunda abantu bamvuga. None se ubundi mutari kuvugana bari gutwika muri iyi mihanda. Oya pe. Ntabwo nabandi gutwika. Of course mugomba kumvuga. Yes. Mbanyene attention ya. Buryo rero ngo kuza kwikira. Nta nubwo nari muzi ahubwo natumye n'abantu bamumenye. Uri kumva? Ahubwo natumye n'abantu bakumenya baramenya mwanshashwa. Ndangije ndavuga nti abagiye kujya mu kiganiro cyanjye ajya kuntuka. None abantu barabinyoherereza. Babinyoherereje ndavuga baravuga ngo Djihad ngo ari gusenya ngo umuryango ngo ari gusenya ingo z'abandi. Ndavuga se nuko abyarana uko giye ntango nubatse ndazisenya mu biki ngo ibyagapipi gatoya. Noneho ndavuga reka abantu ngiye kubara se uyu muntu wagize ikibazo ku gapipi nawe afite gatoya ngako navuze bambwiye cyangwa reka nicare mukurikire niwe ndebe ikiganiro ndacyumva pe kuko ntabwo nari imbazi pe. Uri kumva? Ntabwo nari imbazi kuko sinkeneye no kubamenya. Arangije njya mu biganiro byabo nsanga hari nubwo bivuzemo ko Libu yahagaritse ibiganiro byabo. Ndavuga dore hano bari kuri reportinga ntuzenya ya live yanjye ndi kubibona. Nta kibazo mu reporting ndasetting indi ibi byo kuri TikTok ubundi giye sinkura n'ibintu byo kuri TikTok rwose. Ni mu reporting ndaba niba reporting ibi byo kuri TikTok muze kuri Instagram yanjye ni Djihad_20. Uri kumva? Ndavuga rero aba bantu ngiye ntago mbazi. Njya mu biganiro byabo ndareba. Nsanga barabakase. Aba bantu se babuze content. What the hell? Ndavuga isaba abantu
kuba tatatse ibitekerezo byanjye natanze ariko ribu ifunga nkande ribu ifunga nagize nta ribu yafunze nta ribu yafunze uri kumva ndavuga ese aba bantu babuze content no ku buryo bashobora kuza kunyanjama hano ibi bya TikTok niba bifunga muze kuri Instagram ubundi sinzi na TikTok ukuntu bikora ni munyihereta ni munyita ni mutapinge ni mumara gutapinga munahereze live abana ndangije ndavuga hey aba bantu se ko ntabazi aba baturumbutse he izi nturumbutse nizahe kwizi ntazizi ribu ndavuga noneho ngiye kumva numva ngo Djihad icyo kiganiro cyumva nanjye murabizi sinjya ntinzamoya nta muntu ujya umenyera rimwe kabiri gatatu nanjye mba mbakoze mu mihanda ndavuga nababaje mu mihanda se nibazi nibarakaza neza mu isi nshya nanjye nkora live kuri Instagram ntanagaragara ubu ndi kugaragara pe ibintu byose ni ku murongo ndangije ndavuga okay aba bantu barashaka guhangana nanjye ngiye ko kunyikora bisaba kubanga ingata nini ekanzi mbakoze ibicu imunsi mbakoze ibicu ugiye kumva numva mbona ikindi kiganiro ngo Djihad wanyu ngo tugiye kumufunga ngo tumuvanye muri ribu ngo mwihangane ndavuga ari gutanga abagabo se hari muri kuri YouTube kugira ngo avuge ko umwana we bamubagiye kumufunga ndavuga ariko kubera icyo abanyarwanda ari ibigoryi bene aka kageni uri kuva kurega umuntu nimba yagukoreye ibyaha uretse ko nta n'ibyaha nabakoreye none se ubundi ndabazi izo mpaca ntabo nzi yes ntabo nzi aha ndavuga n'abarera baje muri showbiz nabo ntibaza twotsanye hejuru mu bicu kuko njyewe ndi tayari umuntu uzashaka ko tujyamo tuzajyamo uzashaka ko twumvikana tuzumvikana njye ntago ndi ngura inzira oya ndicara nubu ndavuga okay nubu izi live ndi gukora hari bamwe babafite YouTube bari kuri codinga ngo bajye kugira gute ndavuga okay it's okay abantu simbazi sindana babona nta nubwo mbazi ngo Djihad wanyu ngo bagiye kumufunga ntazagaruka abandi nabo ngo yego ngo nibamufunge ariko mbabazi baramfunga nagize hari umuntu nishe hari umuntu nibye hari umuntu nasambanyije ndavuga ariko nagize ntago comment ijya nzisoma jewe iyo ndi kuvu yego tap 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 ndavuga nti rero hari ndi bize ndanabukinzemo gato reka nze mbe ntegereje bano bantu ngiye kumva numva shangazi yaje shangazi ntaraza kuraho abandi bantu bazana uretse shangazi ibitutsi jewe iyo nutse ndagusubiza nirinda kukwinjira ngo ngutuke mbere ya kuko nge sinshobora kugutuka tap 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 screen tap screen tap screen tap screen tap ubu nanjye narakanu ndavuga abantu barashaka ko dutukana turajyamo kubijyanye no gutukana nasomye mpangara nguhangare ndashaka umuntu witwa shangazi abandi mwese mureke kuza kunyishungereza kura hinyiragaragata iriho hano nuko ndangije ndavuga okay reka numve ndicara ndavuga none se ko tuza amabwiriza n'amategeko bintu byo muri ribu iyo umuntu wamureze mu rwego rwo kugira ngo ubone ubutabera no kugira ngo umuntu wareze atazibanganya ibimenyetso cyangwa akajijisha ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha ko utanga ikirego iyo ibintu byakuraniye bakaza bakabafasha cyangwa bakamuguhanira ubu se uyu muntu ntago ashaka wowe urarega umuntu ukaza ukanamutera ubwo ukamukanga ngo wamureze biriya rero n'abantu muzabikora ntimuzabyongere hariya hantu ushobora gutuma umuntu wareze atoroka ubutabera cyangwa akazibanganya ibimenyetso ibyo ni ibintu bibiri we witwa Hawaki
wangegera wewe uraza kuri questinga hano ngenda kuzi wambobowe ndashaka umuntu twashangaza we ngo ni agire hawaki urashaka kuza kunyishungerezaho ariko mwese mwamushaka attention yangeye wambobowe ndashaka shangazi hano nkuriramo shangazi ntaraza shangazi ari heko shangazi ari nuko ndangije ndavuga ariko it's okay birashoboka ko aba bantu batazi ibintu by'amategeko anyway reka mbihorere ndebe ibyabo every single day bagashutinga ikiganiro batuka Djihad barantutse barantuka ndavuga reka mbe mbaretse ibize nabu yimifu ariko ndavuga nishaka izabe yabize ibicuri tuzacurikana oya uwo mufana nanjye utazaza kunyubaha ntabwo nzamwubaha ntimutegereze rwose hari umuntu ufungurira Instagram se cyangwa TikTok ntawe nuko ndangije nkajya kubona nkabona barantutse saba abantu ariko kuko ngewe nzi ibintu by'imihanda nta kibazo byantwara no ndavuga okay nibitwikire niba bari kuvuga Djihad kandi Djihad niyo bavuga nta nahantu najya kubarega ngo wavuze Djihad siyo mazina nitwa ariko ikibazo gihari bari gukoresha amafoto yanjye why kuko ngewe bafata nk'umwotsi w'isigara sinabashyira muri man nkaba hari umuntu nafata ifoto yanjye yiwe ngo mwishyire inyuma okay ndavuga ngiye kumva numva bya bindi baranutse nanjye ndabasubiza numva batangiye kubihuza n'amateka ya jenoside ndavuga nti dore ibigori by'ibihugu birarangiye kuki bafata ibintu byo mu mihanda bakabihuza na jenoside jamais okay ariko ndavuga nti rusibiye aho ruzanyura reka nze komeze mbatega amatwi none bagiye kumva numva ngo Djihad ngo tumuhaye imbabazi ngo twe turi ababyeyi ntabwo muri ababyeyi banje ariko muri ababyeyi b'abana banyu oya ngo umuntu abantu bakuru umuntu abagomba kububaha ariko iyo umuntu yataye ikuzo ntabwo giye namwubaha kuko twese twataye ibeyi turi mu mihanda twataye agaciro ale tuzajya duhurira mu byapa yes ndavuga okay good mbona amakomenti ngo Djihad ngo ibiki n'ibiki ngo nyaranyura ndavuga good ni sawa ngo turakubabariye muramba baranagize ne muramba barira iki bigiye ko hagiye hashize umwanya ngiye kumva numva baravuze ngo ikiganiro bagisibye ndavuga nti rusibiye aho ruzanyura barongera bakora ikindi kiganiro abangaba nubwo basibishije iki kiganiro rusibiye aho ruzanyura barakora ikindi kuko ntibari bushirwe ndavuga nti kuko ikiganiro bampaye link isanga bagisibishije kera ndavuga nti iki niba banagisibye rusibiye aho ruzanyura bihuriye ku mirari barakora ikindi kiganiro sasa rero nijoro mbona banyoherereje ibindi ngo bampamagaye ngo mbumvisha radio ngo bampamagaye no nta muntu wamamagara muri bariya ngewe nta nubwo njye nitaba nimero ntazi uretse ko ngiramo cukora muri telefone banampamagaye nkabona ni amazina yabajemo cyangwa ibiki byose nahita nanabakupa kuko nta mwanya nabaha wo kubitaba sha mana nyagasani ntago mbazi ntituziranye bariya abantu so abantu rero mwakomeje kumbwira ngo Djihad ngurafunze ariko umuntu afunganwa telefone mbabazi icyo kibazo kimwe ndavuga ariko sha simureba simushaka ko dutukana aya sha rusibiye aho ruzanyura tuzatukana pe nimushaka ko twubahana tuzubahana nimushaka ko dutukana tuzajya imihanda gusa mureke mbabwize ukuri ibi bintu by'imihanda ngewe sinjya nkunda ngewe mfite content zanjye mfite content ya YouTube nkagira ya Instagram nkagira ya TikTok nkagira ya Twitter nkagira ya radio yewe ngiye no kuzajya gukora kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda ubwo rero urumva ko ahantu hose bafite content ubwo se murashaka kumbwira jewe muraza mumbwira ngewe ngo nasabye nkora ka video jabundi babwira nti ngewe meze neza ndaryoshye butomati murakaripotinga ngo ndagashyizemo violence ibyo se mamuvuga nibiki ariko
ubundi mbabaze nsaba imbabazi nagize mumpa imbabazi nabagize ngo tuguhaye imbabazi ngo ye ariko muzi kwishungereza basi muzi kwishungereza pe muzi kwishungereza jewe nimuvuga izina Djihad nta kibazo ariko siri tupure mudakoresha amafoto yanjye ese ubundi mwanakwemeye ko n'umuntu abatunze kuko ndabatunze nimba wicara ukamvuga ukinjiza amafaranga ubwo wananyubashye ko ngutunze naha ngaha do nimureba ndava kuri iyi live mubona kuri YouTube babipostinze dore ngaho nicaye aba banyarwanda muraza cyokora nanatumye n'abantu babamenye nukuri kw'Imana nimumbwire ngo ndakire ndi kwitsamagura mwandayana nimubanze munyandikire ngo ndakire kwanza tap mume gift rero mubwire bari ababyeyi biyubahe twese abashu muponyonyo uramaze nimba wanze ngo turanze uramaze fuck you ngo turanze uramaze fuck you hey ubwo bari kumpa amabaji sha ari kuza yiruka njyewe mureke mbabwiza ukuri muzambaze n'abantu banze njyewe sinzi ibintu by'amashyari sinzi ibintu by'amatiku sinzi ibintu by'inzangano nta mwanya nabona ariko umuntu uzanzanaho ibintu byo kunyikaragaho ngo aje kunyereka ngo hajya ngo mwabaye abasirikare yego ye ariko cyakora Kadox this is Derek again thank you for gift ngo mwabaye baki ese abasirikare baje mu buzima busanzwe ni gutya bitwara bakaza bakabinjajwa gutya cyokora dufite n'ibibazo nukuri kw'Imana nimba ari gutya mwitwara rero ari ano mabwiriza bababwira ngo nimugende mwitware muri rubanda gutya ariko ribu imfunga nagize ese bababwiye ko ribu rega n'urwego rw'ubugenzacyaha twese ruratureba Kadox thank you for gift darling thank you my love thank you rero you guys njyewe twubahane ntago bari abantu mbazi sinkeneye no kubamenya ndabiyamye baraza ngo this is Derek again Derek rafiki yangu Derek uyu nguyu muzana mumbaze twarakoranye rwose kuri arangije ngo nzagukoresha gakorerwa amabuye ashyushye gakorerwa inkwano ishyushye njyewe se wankoresha nkande hana lolotse ufite iki umutima uraje bese harya ubwo kugira ngo nkoreshe rero okay sawa ntaribi pe yego ubuzima budutereka aho bushaka ariko ubuzima nibunjyana gukora kuri ubwo bu YouTube bwanyu nzakora kuzabandi kandi babakire nibunjyana ku bantu b'inshashwa nkamwe ababosi banje babatuje ntabwo nakorana ni mu bosi w'inshashwa nanjye ndinshashwa ngo notsaga inyama sinzi no gutunga umushito h'inyama ariko ntacyo ese tuvuge niyo nazotsa sakazi se kuzotsa si ikibazo kotsa inyama si ikibazo nakazi ese izo nyama niyo nazotsa mumbabarire mumbwire naba ndi gukora icyaha cyangwa naba ndi kwirwanaho yego ye ubwo rero nimba warambaye nkizotsa ubu sinkizotsa ndikotsa imihanda ngo nari mucoma hari ibi ariko ntari akazi ni akazi sheri kazi ni kazi
ntari bipe ariko ubwo ndashaka kunywa iki shushu ndashaka kunywa ka citron cyangwa ka fanta orange kuko ndisu nako ndimana uba rero mwabantu mureke babwire mureke dukorera amafaranga muri YouTube ngo ninde useka nk'inkotsa njyewe yego ndi inkotsa cyane rwose. This is Derek again. Thank you for gift ngo wapedewe ese ndabaza abapede bamera bate ariko ko nabuze ariko ubundi meze ubundi hari umuntu wigeze uza ngo turyamane ku buryo ubwo uriyo iyo rero mwetangiye kuza kwiyandikishwa hano ubu kuba ndi hano kuri ntuzenya kuri live turi mu gukora ubupede yewe akuzi ko ushobora ngende hano live ushobora kuvuga ngo Djihad ngo ubupede ugasanga so cyangwa mwene nyoko bamucuritse muri dobandi cyangwa musaza wawe cyangwa so ugasanga bari kumuswerera muri dobandi iriye pfo ibitima bimeze gutya kadox kuri live ya Instagram hari abantu 400 kuri TikTok hari abantu 284 thank you ariko shangazi ntaraza shangazi akuwe shangazi arihe murekero mbabwire mwabantu tujye tubwizanya ukuri bana abavandimwe nta kintu nabagize n'abantu nabonye mbona bateye impuhwe kuko ninjajwa ziraho zihejeje nasanze ari injajwa nkanjye twese twataye ibeyi twataye igiciro nta byashara bo rero ninjajwa nibe nanjye ndinjajwa nta yindi statifite ariko bo ninjajwa z'ababyeyi nge nta mwana afite uzaza gufesinga ibingibi mba ndi kuvuga hano no ninjajwa z'ababyeyi kuko umubyeyi w'injajwa nyine ahura n'injajwa bagasaturana period noneho barya yabaye umusirikare ninjajwa yabayeho ninjajwa yigeze kubaho umusirikare urumva genda injajwa yes noneho icyongeho ngiye nkaba n'indaya I'm prostitute I'm prostitute kabisa ndi mabeshu maraya mukubwa mu mihanda ninajya uhagarariye indaya muri ibi inde wunduri w'indaya wenda bona ababyeyi ariko binjajwa bakagira n'abana bashyanuka nabumvise ndumirwa narebye abana ndavuga nti mbega ababyeyi we urafata umwana ukamushyira mu busutwa ureba nigaratushe ri genda byemera none se je sindi umujura ahubwo indaya mutwubahe ngo yehe ngo batutse buryohe wanjye nanjye ndi buryohe ni izina rusange ubu se njyewe sifite abo ndyohera ndabafite barahari ndyohera bebe barahari ndyohera nabo baravuze bati kubera iki bari gutuka Djihad buryohe wacu buryohe wanjye Djihad kubera iki nanjye mfite abantu ndyohera what the fuck upfa cyokora man ngo Djihad ngo wowe ariko mwabuze content we ariko usiko content zigiye kuzabasaza muri iyi mihanda injajwa nyo hotspot nkoreraho yo niyo mutamenye muzaze kuntwara abakiriya murakaca banyoka amabere mwandanga muri kumbaza ngo hotspot yanjye ni iyi murakaca banyoka amabere mwandaya mwe muri kumbaza ngo korera ku yeseta ego ye mbabwira iseta nkoreraho muzaze muntwara abakiriya aho ntirori mwandaya noneho kadox my love Ngarekera kuvuga batazagukunda ngo bakwikunda. Ngarekera kuvuga batazagukunda. Oya, uwigiza agateba yorivu. Ego, sheri uzaryohe.
Kadox umva bana we gift na this is Derike again Kadox na this is Derike again abantu muri kuma gift thank you so much love umva oya Kadox na Derike no ariko Kadox na Derike no bagira ama gift hano Rwema Denzi izo ntoki genda uzihenyoko njewe ntaho nkuzi ka cenyoka amabere ariko Djihad warabasuzuguye kweri uziko wanze kubavugisha shaka sinabavugisha genda bazi nta nubwo bampamagaye ishushu baba bari kwi telefone bari abantu ni ba drama queen na drama king bari shungereza baka bazi no kwitonda biyamye aho nirora mukaza nabana muri yadori ibintu bampaye byinshi we bana we yes we si muri showbiz mwaje tuzotsanya imiriro umuntu uzashaka ko duhangana zaze dutukana kwa mdomo wangu musisubutu nguri rwizarata ntago ndi mubinge ntago mbashaka abantu bantera stress nukubera abantu mura ubu ngiye kujya saba comment zanyu noneho mbitukire mwebwe muri hano mugire ngo jewe ndabashyiramo imiyaga ntago nababyaye sindi banyo ndigenda sindi gusoma ibiri kapo abo bantu ni bande nabasazi mbabarira ukuremo duraga ntayo nkuyemo kacenyoka amabere none umushu mbabarira umbwire ko utasabye imbabazi Nsaba bande se nagize ntegewe turakwikundira urakoze rata twagiye bwira ukimaze avugire imbere yo kuvugira mu gikari ntago ari ukimu turi kumwe Djihad yageze TikTok nyiriho nyishinzeho busumari ndakwikundira rata umushu thank you thank you ndagukunda Jojo wacu Jojo mwa ufite ibitsina bingaye mfite igitsina kimwe keretse niba ushaka kuntwerera n'icyawe n'icyanyoko n'icyaso n'icyabene nyoko nkarishyiraho twagiye umushuni wowe biri gusimbuka hey love tugende asaba shu biri gusimbuka ngwino nkutekere agacyayishu ahubwo ndaje wowe ndaje ngwino twagiye I love you thank you ni lola Djihad shu uye nirora wanze kumfasha ndagufasha iki mama yo mbwira icyo ngo shafasha gacenyo kamabere cyane pe nzayaca twagiye uratukana we ego namwe maburi kuntuka nkabasubiza bamugira ngo umuntu kaceceke uwatukana yandika ni kimwe n'utukana avuga guess what twagiye ese Djihad uri umugore oya sindi umugore ndumusore keretse niba ushaka kuntwera ubugore bwa nyoko cyangwa bwa mushiki wawe twagiye none se ko mperuka byaki uri umugabo cyangwa what the fuck wakoze accident nta accident nakoze Imana irahari do you like bro I like your vibe thank you so much na sports imodoka nafashe mu mihanda ndaza abashu bisobanura iki abashu n'abantu bigirira amahoro batagira amashyari batagira amatiku bahorana vibe zabo mbega abashu nyine n'abashu nyine yego n'abashu ziba kazi bindi byara ziba wa gicucu igicucu ni nyoko kazi bindi byara kashino twagiye bakurekera oya ni bande Anita mwa undi ninde ushaka ko dutukana tugakakozaho nkunda ukuri kwawe urakoze Djihad uyu muntu uri kuza hano simuzi kuraho turashaka shangazi love ndi kuri TikTok love you shu thank you none se ntibagusabye imbabazi barazisaba bangize bate reka my favor uri umusiramu se nta dini ngira baguha amahoro niba yampe yo kunda cyane urakoze cyane umushunkunda urakoze ariko twe hasi oya mutwe wanje ni muzima bebe nta kintu nabaye nta kintu nakose ko karakoteye gaswere nyoko twagiye uranuka ngutuke muri comment turagenda nyoko ko karakoteye uzajye ntuka kuri mama nawe nkubutse kumufite mbega ndibuze ubwo nimba wibuze ndakushakira he umushu waje umushu ntugatukane ni icyaha ni muntu kanange nzabasubiza thank you ariko ndagukunda musaza urakoze none se G ibintu bya G ni biki
ibijini biki nsobanurira mbega ibitutsi nanjye ariko kuki muri mutari kureba ibitutsi bari kuntuka wambwa imbwa niso wowe nimba uri umukobwa uri imbwakazi ndagukunda urakoze muto ntabwo mbizi ako se baragutukira iki koko Djihad yego simbizi ni ibyo bampa nibyo mbasubiza akebo kaji wamugarura urantuka ngo usubize untuke ngo usubize vaevye twagiye Djihad bareke bari kugutesha umutwe uyu wanje ungana nk'igihaza ntaho wajya bari gutuwamo sweetheart waje yego naje shushu Anita none se bro birasimbutse ntibakagutuka nanjye ntibazajya bantu kazajya mbatuka uri pede kanyoko ipede ni sona nyoko kanyoko nawe reka rata ndagukunda ndakaha ngiye kuri Instagram reka nimukire kuri Instagram jya kuri Instagram ariko ubundi babaza ibyo muvuga ndamutse mbikoze nabikora mukaryoherwa cyangwa mukababara umubiri n'abankoresha si uwanjye hari agapupi kanyu ntwara sintwara byanjye nimba ntatwara umubiri wawe turagusaza uya umusaza asaza undi uragasarana imvi 446 ni benshi kuri Instagram hariho 418 hana ahubwo babaye 500 uzi kunyaza ni ibiki kunyaza ni ibiki kanyaricu mumbabarire mumbwire ibyo bintu muvuga mbikora umubiri n'abantwara n'uwanyu agapipi ntwara nakanyu umushura reka nigendere mve mu mpobo zo kuri TikTok ariko TikTok hariho abana beza love you reka ndebe kuri Instagram noneho mu ba big fish buryohe mwapfuye iki twapfa iki ko ntanabazi koko shushu ntabonzi cyoko cyabirasimbutse we Djihad watonyotse inyo oya genda urebe yaso cyangwa nyoko ko atari zo zitonyotse yanjye n'inzima do iracyari inzima wabukondo uriya mugabo yabuze mama we nta birasimbutse icyo nkukundira duheti rata ndakwikundira ujye ubabwiza ukuri thank you King David we love you uziko wasaze inarasaze cyane nshigaje gutoragura amashashi urishinzi koko cyane ariko nawe uriyo ntabwo ushobora kubona ko ndishinze utariyo urishinze na wareka gutukana gatukuzubura nk'ubwa rusake agiye ko muri kunyuka imbwa mbisana imbwa n'inyoko naso Djihad wahinduye guhera ngo wambereye umugabo shu nanjye ubwanjye naribuze ndajya kukubera umugabo gute sheri ubu watwara umugabo nkanjye ntiwaburigwishije ko waba utwaye injajwa si nk'aba ndi kubana muri iyi mihanda ngo bafite abagore n'abana b'injajwa zihejeje reka ngume gutya sheri utazicwa n'agahinda nta mugabo ndimo wambereye umugabo ariko ese ufite abana ariko nabafite abana se nkaza kwikora ibi ngibi by'ubugoryi hano abana bagiye bakaza uzi ndamutse urinjije iyi ndiyo cyane uri umunyabwenge cyane ese ko waje kureba injiji sheri ubwo we nturinjijira nimba uri umunyabwenge ko waje kureba injiji ubanyabwenge ko batari hano hari injiji hano hari injiji gusa ahubwo va mu njiji igenda kandi uri umunyabwenge mama we cyuri injiji ni nyoko gahambe mbega mayibobo ku muhanda wowe uri mu bipangu nge ndiyo ku muhanda wowe uri mu bipangu reka nkomeze bite sheri ni sawa umushurekana nabo nizo mbobo zabuze icyo zikora kuri YouTube urakoze cyane Vanessa wanje ubundi kuri ntuze urimbwa gaswere indimbwa ikinyuranyo cy'imbwa urakizi ni imbwakazi ubwo nawe uriyo nge ndimbwa uri imbwakazi urarenze shu nawe urarenze uriya mugabo I love you ja thank you ndagukunda umusaza kudasoma comment zanjye biri gusimbuka sha nkwagarannyo nanze nkwagarara dala wambatawe ubwo uri dendo
cyangwa uri ingurube nje ndi imbata. Yes, thank you so much kumpa izina. Ariko uremera kuri ingurube? Ndagukunda urakoze. Je t'aime chou, je t'aime aussi. Wabyawe ibya niki? Ibya niki? Imwe zabiri. Ngira amabya abiri. Hajya ibya rimwe. Wowe uri kabya kamwe. Kizwa. Bakirizwa he? Oya hano umwabanye ukuntu namwe mutukana. Utukana avuga ni kimwe n'utukana yandika. Muri kuntuka nkabasubiza. Umbwira ko ankunda namusubiza ko na amukunda na Imana imuhumugisha. Gaswere nyoko. Ntabya ufite. Iso azantize irye. Cyangwa wowe untize. Kadox shu mwa. Gabanya utugambo udusomere comment. Sawa. Nimugabanye kwandika ibintu byinshi. Hagenda umwe umwe. Mugende gutya gahoro gahoro. Kuri TikTok hariho abantu 465. Kuri Instagram hariho abantu 428. Ubwo muri rusange dufite abantu 1000. 800 none se sibiriya byo hirya 800 900 gutyo. Ngo Djihad gasundi ka mama. Anyoko aragafite se. You need Jesus nawe uramukeneye. Ndagukunda urakoze. Ariko abantu muri kunyita umupede muzi icyo bisobanuye. Ahubwo se mbabaza ubu ko ndi hano kuri TikTok gende gupedana. Mubabarire mu bwizukuri kandi mubimbwira. Ariko ndamutse mbikoze mwaba nabikora mukaryoherwa cyangwa mukababara. Hari umuntu niraga pipi. Ariko urimbwa gace nyoko. Yego nawe kamuce uramufite nimba ndimbwa nawe urimbwa akazi cyangwa urimbwebwe. Ngo kaka yangu uko sawa mama nipo. Reka rambabwira. Njyewe uzantuka nzamusubiza. Ngo shawa nsubiza wanditse guki? Ufite agapipi se? Njyewe ndakwikondera. Bizu mwa. Hello bro, hello. Instagram mwabatwaye. Ndebera ko shangazi yaje. Ariko shangazi ari. Na uraza sha. Ariko shangazi. Timu bro bahamagare shangazi. Timu bro muhamagare shangazi. Bandana ntago nayiko. Kuramudura. Ese duraga ko ari byo yikoreye iri kukuvuna. Aho muhera muvuga ubusutwa mwanjajwamo. Ngo kisi yihe nyoko. Ndayimuha. Ariko abantu batukana mutukanira iki koko? None se njyewe nanjye ko bari kuntuka njye ariko mbabaze umuntu nazajya nukajya mubwira ngo urakoze. Uwo sinjye. Reka kubwira iyo mana nayo mfite. Ukora iki musirikare ndinjashwa. N'uburaya. Nje ndindaya muri make. Hanyuma uri iki ngo warasaze wantu. Ubundi umuntu amenya ko ndi yasaza. Nawe yari mu nzira zo gusara. Igo pe. Reka ntago urimo gutukana none abantu bashize live ntago urimo gutukana. Erega jewe ntunze abantu benshi muri iyi mihanda. Content yangira batunze. Ubu bino bifite bari kubirikodinga bareta babipostinga. Musubire mujye kureba mu binjirize. Ushatse kumvuga gashyira ifoto ye kuri ifoto yanjye kuri tamuneriye murajya kureba ahubwo saho ntarenze ndi. Ahubwo ndabashimira mwebwe mwangize uwondi mureke zinjajwa zikomeze zicuruza zireke kunyitwaza. Ni munyihereti ni munyihere amagifti aba ukwanga nzamwanga cyane mpe none
kunduguku ukuntu buriya ndi umwana mwiza ariko mukaba muri kuntabura kati nze simba manyi kati mwantabude mu bongo ngo genda ngo wapedewe ariko ipede ni iki ipede ni kirora ndabarira umutwe mwuka byara ipede ni iki none se mbabazi umubiri ntwara si uwanjye kuki wigira ikigoryi nuko ndicyo se nigira icyo ntari cyo ubu nigira umuntu uri seriye ntari seriye none se ubundi byabatwara iki mumbabarire mumbwire umubiri ntwara hari umuntu ntira agapipi cyangwa hari uwo ntira nyina ariko ubundi mbabaze we ko tutararyamana mubikura ko tutararyamana mubikura amashyari yarabishe ku mubiri wanjye nkoresha icyo nshaka ubwo mwarababaye mva murakaca banyoka amabere umubiri wanjye mama kwa mubiri wanjye murabibona nkuyemo mwana sara ariko mufite ikihe kibazo ko hari umuntu ntira umubiri wa nyina mumbwire mumbabarire mumbwire nimba hari umuntu ntira umubiri nyina ngo ntiza umubiri wa nyoko mbari we ntwara mu mihanda ntwara uwanjye umubiri wanjye ese ubabaza ute ariko yewe muba mungiriye impuhwe ariko mbabaza ni impuhwe muba mungiriye ni ishyari slay yes I'm slay ibi rero nibyo bibarya bikabarya kuko nta kintu biba bimbwiye birabarya icyabereka noneho ipantaro nambaye do nikirimo umuziki do iyo bayita dunda ubwoko ariko urahari ngo wahoze uri mucoma none se ubundi naba mucoma bitwaye mureke mabwize ukuri you guys mbaye mucoma mu by'ukuri byaba bikubangamiye iki ko ntacomaga ubwonko bwawe kubwo nacomaga ibyo ncoma byaba bigutwaye mbubare mumbwire umutwaro waba uri kuri ku mutwe narabaye mucoma ahuzubilahi kuba mucoma tubifata nk'ikintu kimwe bigutwaye iki mbabarira ambrate you guys reka tubwizanye ukuri ubu ufata umucoma ubwikorere ku mutwe uku ubanza akagendana reka nikorere n'umusego mutoya ubu kuba mucoma mwogacoma amabere y'abanyokomwe ahubwo kuba mucoma mbaye mucoma mbabarira umbwire ndi mucoma n'ubu hubwo ntawe ugafite ngo akana none se gukora bitwaye iki si ugukora akazi se ngo gifite ngo amabaji bari kuyampa nyine baji bari kuzima hano nyinshi baji ni ibiki ndabizi baji ni ibiki uretse gato you guys nk'ubu buraya bwanjye nta muntu mbwikoreza mwanzerereza imwe mwampaca mwe mbaye mucoma bitwaye iki ubu ni wowe ubyikoreye ku mutwe gutya ututubana n'ubu mucoma ubu ujya kuvuga nuko Djihad yari mucoma koko bikuraza ishinga bikubabaze bituma uryama udasinziriye ko Djihad yabaye mucoma who cares bitwaye iki kiwe ngo uratwigisha uburaya bwawe ntabwo ndi mwarimu njyewe ubwanjye nzi uko mbukora bugeze mvuga nkubwira ko uko nkora uburaya mbara mbabwiza ukuri mwabana b'Imana mw'abanyarwanda mureke
mureke ibintu by'inzangano n'imitima mibi nukuri mubane n'abantu amahoro ariko jewe abana bashaka n'umwana w'umunyarwanda nushaka ko tubana tuzabana nushaka ko tubana tuzenguruka mu mihanda tuzayizenguruka nzapfa nyine nzapfa ntabwo nzatura nk'umusozi ndabizi ubu mwaretse amashyari yanyu ubu rica ese ubundi we wagirira ishyari mucoma ukazatera imbere reka mubaze wagirira ishyari mucoma ukazatera imbere ryari mucoma ukamugirira ishyari uragacoma amabere abanyoko muponyonyo kiwe you guys kinjya mbareba nkavuga aba bantu ni bazima mugisha thank you ariko gift bari kuzi gift you guys ntabwo comment jewe ndi kuzisoma cyane mukanya nari nziriho ahubwo ariko ajya kuza kuri Instagram mu ba big fish umushunda ashaka kugufasha uburaya kugufasha uburaya burimo ntabwo ndi kubibona ese ubwo nupfa abantu bazakwibukira ku Djihad njyewe mbasigira urwibutso se narababyaye yego ubwo se uzabunyibukira ku cyo uzabunyibukira iki uzanyibukire ku buraya bwanjye ubundi se nkubaza naba napfuye wa biki ntiwarya ugasinzira muzaze murenze hitaka mwigendere mwabana Djihad turagukunda cyane thank you amamara aha case dollar kugasonga bugari buretse gato ngo pfuye mwanyibukira kuki ubu se nanjye ndi wo gupfa mukagira ibintu mwibukira hora ariko data umva wowe nupfa bene wanyu bazagira icyo bakwibukiraho cyangwa abavandimwe babo cyangwa nabo muturanye ubu se nkanjye ko tutaziranye wabunyibukira kuki cyo kora sha uko biri kose Anita mwa abantu muri kuma gift thank you ni byiza sho Anita yuwe bamaye ibintu ama gift uziko abantu bo kuri TikTok ari benshi kurenza bo kuri Instagram ariko nge narumye wangaji buriki ko nta wakwibuka aho sintuye mu birunga nzi ko ingagi zituye mu birunga ubundi se wabunyibukiriye ndi igiki se ndi migiki suze ukimo nta uri hano te kumwe na Rob upfuye twakumbura gasonga bugari uzarama ntabyo gupfa yonzapfa shushu nta uramba nk'umusozi ibi byose turi kwivuga turi kwigira umunsi twapfuye bazaturenzaho buri muntu afite metero ye ahubwo twe tuzapfa marimbi baragejeje ikantarange ndi kurushya abantu ese ko mushaka ko mfa hakiri karema mwapfuye nkabivamo uruhimbi thank you mwapfuye nkamenya uko ba ariko ubundi nimfa nkasanga ari juriye nyine nzagaruka kaye ubu kaka mpfuye ni ikibazo mayibobo nkanjye Djihad nukuri nkwemera kuri yego sinzi ibintu bambaye urakoze rata kajya abantu bari kugutuka bose baranutse abantu muri kunuka mwese mwarumye mumeze nk'agati kakubiswe n'inkuba iki gift kiza kwa gibonye kingofero kinzovu kingofero ntacyo mbonye mumpe gift matafi oya njyewe ariko nkunda abantu bantuka kuko nanjye mafite ibitutsi bishyashya nkabituka babuguzi babariye ese ubundi abasha ubundi joteme mwariye hanyuma ngereka nigendere sifite umwanya wo gutinda ndanahatinze kubera ko mwari muri kuntuka nanjye nkabatuka ubu nanjye nagera nkavuga ngo runaka yanutse uzanyubaha nzamwubaha uzantuka nzamutuka period bampaye ibintu byinshi we yewe yego by'ibintu bigira
gira gutya Biraturitse. ibi biraturitse Babituritse. Bakomeze baturitse. ese ubundi mwariye tap dufite ibihumbi 66 bya like bya tap tukagira abantu 328 kuri Instagram nsaba imbabazi se bandekewe njyewe nabasaba imbabazi ndabasaba imbabazi hariho nahemukiye hari umuntu mbwe witwa Rwema Denzo ngo kanyoko uramutse ngo ka mama none se wowe akanyoko karakoteye please turakwikundira ubushashwa bwawe niki mbwira ukuntu oya mama wanjye niba muri kumwe musuhuze nje ntabwo mama wanjye turi kumwe dusaba imbabazi uba wadututse gasaba imbwa amazi gatukuza uburahu bwa rusake ntazo gusabye gahambire wanturiwe urahombye full tanka nakubajije yuwe mana we full tanka ni 135 mbere ubyaruriye ubrohereza nk'ijana50 umva abantu je bari kumbaza full tanka kujya mu modoka yanjye ubusemwe bwo bari kubabaza ikitumuraga kubitwa ne kuba mwandaya shushurata yesu we mana we full tanka ngiye nimero yanjye 0782 Sirivi yuwe mana we nubusese nk'ijana go kubitutse Shushuva yesu mana mbanarangaye man abantu bari kunyihera amafaranga hano naho mwebwe muri kubwa abantu kuri TikTok mufite inzara mwarashize mwarabere umbarata shushu ugira imodoka se wa mbe bawe ndayifite nyine webwira se yuko mfite ya nyoko umva silivisheri wa miye full tanka ni 150 byari byo byose mbere ya 135 imodoka utagira ndayifite ntatiye nyoko yanjye ufite imodoka nziza shushu thank you so much umva mshiraho kuri nimero yanjye team jihad ju uri ikibwa kabisa igosha n'ubundi ndi ikibwa rwose kiraho ngaho kibwejagura kimokanye byose Mutoni thank you umva team jihad umva ni mushirireho nyine kuri 07 82 29 25 44 magnifique mana we umva yesu we ngo shira inde asabye nimero yego ko mana reka nyitange mwitegure mwandike nimero yanjye jewe bari kumbaza ngo full tanka imodoka yawe hajya mangahe naho mwebwe muri gutangira ngo Djihad ngo gashina kanyoko ngo Djihad gaswere nyoko ngo Djihad ngo wapite ngo Djihad wakapya mabyiwe umva bana babakire indushyi nkamwe muratuka wambwiye uko TikTok ibahemba nanjye ikazajya impemba iryo banga murimbwira ntabyo nzi mufate mwandike nimero mushyira amafaranga kuri mobile money 82 ubwo 29 25 84 mushireho nyine full tank uri yaravuze ngo mbwira full tank cyo kora muri abana beza pe ariko abantu bakuri TikTok bamwe mufite inzara we abandi muri abana beza njyewe wanyanga wankunda birakureba sindara mu gifu cyawe isha amazina hariho Cyprien zabase ambabarira full tanka nanga heshunya kwihererata ni 150 mbere byari 135 byo byose ubu ni 150 ndahita ngenda nyishyiremo kuri station nyuzuza ubundi mbona ukuntu nzajya hata muri iyi mihanda ariko ufite ingeso mu bwonko wa gicucu ingese mu bwonko wa gicucu ngirira nyoko azane stro yazikuremo ko tuyinite twawe twijana ubu kuvuga ngo harika ingese mu bwonko umfasha ubu nk'umuntu mbwiye ngo afite ingese mu bwonko ubu we ntatukana ubu wasanga yica akavuga ngo Djihad aratukana je rero mureke mbabwize ko
urugero muzajya mungereramo nirwo nzajya mbaheramo. Uzajya untuka ku kamama nawe nkwibutse ko nyoko agafite cyangwa yakigeze. Uzajya untuka ngo usubize untuke ngo gashino kanyoko nawe usubize ngo gashino kanyoko. Muba muri kuntuka nanjye cyangwa mubaze nimba kanyoko wowe gakoteye. Ese giye ko mwa muri gutuka mama ngiye kubera iki mumva ko ntatuka mama wanyu. Kakajwi ndacyari mushyashya muri Amerika. Wa undi witwa ngo ndacyari mushyashya muri Amerika. Mureke uriya ndacyari mushyashya muri Amerika agiye mukunda ko ntago shangaza arasa kuraho. Urumva mureke mbabwize ukuri. Ese ko muri kuvuga ngo ndatukana nimba mwe muntutse mwandika kuki mumva ko ntabatuka mvuga akebo kajya iwa mugarura. Urugero muzajya mungerera ubu se nanjye mbe nk'aba bundi bakubita urushyi ngo hindure handi bakubite. Muragakubitwa n'inkuba, muragakubitwa n'agaca, muragakubitwa n'imirabyo itagira amazi, nanjye nzajya mbasubiza untuka ngutuka burya tuzamukana. Si bitutsi se mushaka wallahi nzajya mbitukira pe. Wisheri wibebe ahubwo baragutuka bagatuma utatwihera sho. Oya nabyo ni sho burya. Mpangara nguhangare koko. Uzambwira neza nzamusubiza neza. Uzambwire neza wumve ko musubiza nabi ntago bibaho. Uzambwira muri brag nanjye nkubwire muri brag ndazizi. Uzambwira untuka nanjye ngutuke. Duhamirize twese. Naho mwarangiza ngo umuntu ngo yabatutse. Ngese ko muba mwamututse. Ubu koko nari kigoryi shobora kwicara. Urumva nkitora wenda shushe. Ego oya ntago nakuramo ego. Inda yanjye se ko yishyuzwa. Kubona inda yanjye n'amafaranga. Reka nkure musigara na gapira k'imbere da. Yewe ndashushe. Yewe mva mureke ndabwira cyo kora nzajya nizira hano twitukanire kuko ngo furito niyo nakwibonera umushu bya furutaka ntari bishyiraho ikibazo. Aba bagutuka bose baragufana. Nanjye nyine mbatuka nk'abafana. None se mwari muzi yuko ngiye tuvukana? Ntago abantuka tuvukana cyangwa dukorana. N'abafana. Ese ubundi muntu kamwariye cyangwa ninza ndabona hano hari kujyaho amafaranga 10,000 igihumbi bitariko. Ubundi mumbabarire mumbwira njyewe iyo munutse ariko mbabaze mwibwira yuko ndi wa muntu mutukangwa Imana ikubabarire. Ntago ntuye mu ijuru mwambwa mwe mwangegera mwe mwabashinze mwe murakace banyoka mabere abanyoko. Nanjye nzajya mbatuka mwambwa akazi mwe mwambwa mwe mabere abanyoko kumama amazenu. Uzantuka nzamutuka utazantuka nta kintu nzamutwara. Ubwo rero ngo Djihad ngo nta discipline agira. Uri kuntuka ninga usubiza ngo nta discipline ngira. Wow ariko abanyarwanda muri abana beza. Noneho urambwiye ngo gashino ka mama. Nanjye nakwibuka ko wavutse inde Aisha impa ngo jango 20 wabibonye sindabibona. Shira ho 0782 Aisha warambabaraye. Imbwa y'umushenzi ngo warambaraye uva usaba imbabazi de. Nk'ubu uyu muntu umbwiye ngo ndi imbwa y'umushenzi nawe uri imbwa akazi y'umushenzi. Si kimwe ku kindi. Noneho ngiye muransetse mukaza ngo Djihad aratukana kandi namwe mwanutse. Ubu koko umuntu ngo wararewe mu ngurube po. Ntari bizo ngurube nazo kuko muzi ko zinabaho. None se twese tuzije turererwa mu bipangu. Ni 07 8 2 29 25 ndasubiramo nimero yanjye ni 07 8 2 29 25 ndongera nsubire.
0722292584 ndumva ibyo ngibyo bihagije. Amazina baruyeho ni Cyprien uzabaki nta muntu ushaka kumpamagara. Umuntu rero uzajya unuka nanjye nzajya musubiza. Guess what? Yo, igisesa cy'abanyarwanda love. Nabo mwana. Ngo Djihad ngo twamuhaye imbabazi ninde bazibasabye se yabagize ati ngo Djihad ngo nyoro ngo Sodomu na Gomora nkibaza ko ntuyi Kigali Sodomu na Gomora haje rya ngo Djihad nunu kanzagutuka my dear friend ntago naje gushaka inshuti hano muza mwi ningegereye kumpamagara ariko shangazi yagiye umva muponyonyo ngo Djihad ngo aratukana ndatukana kubera ko namwe muba mwantutse ngo nyoro je nta marira ngira yo kurira ama yashize kera yanshize mu gihanga ntayo nifitiye umunsi narize muzamenye ko ari ubukunguzi nubwo ngo Djihad ngo mabere ya nyoko nawe nakwibutsa ko mama wadafite ibipapayi afite amabere ukumva yuko ngo nagututse none se mwagiye mworoherana mukareka kuntuka nanjye nkabareka ururimi rwiza ni mugenzi w'Imana urirya shu cyane uriya narigeze ngo urirya ngo ndirya ndanirya burya nabuze umuntu wandya muri iyi mihanda bitamo ngo Djihad ngo ukoze mu biganza ngo Djihad ngo ukoze mu biganza ibiganza byanjye tukashitani urakora mu biganza n'umuntu mutarahura ngo gaswere nyoko wowe DJ Nicky nyoko none se yohereje thank you ibiceri ibihumbi oya nta muntu wakoreze 250 muri iyi mihanda umva oya baba bamenetse umva oya abantu bakuri TikTok yo mana we bamwe na bamwe n'indushyi bagura utunita tw'ijana bakaza kureba Djihad wowe uguze inita z'ijana agiye ngura internet y'ukwezi 25 ngo ni bihangane akarima k'igikoni ngo sawa bagabanye inzara ngo sawa message ngiyo umbabarire niyo mfite ubuta you guys nuko rero mwabantu wowe uri kutwinite tw'ijana oya nta manuka agiye nakoze ngo today wari wambaye neza nukuri uraho shushu ndagukunda yo nanjye ndagukunda disi mani guha umugisha buriya njyewe mureke mbabwire uko biri kose niyo abantu banyanga hari igihe ubaho ukeneye kumva ko hari umuntu wabugukunda urumva ntabwo nakoze impanuka thank you rero muponyonyo nimba iyo umuntu ambwiye ko nkunda mba numva ari Imana ivuze iyo umuntu ambwiye ko nyanga mba numva nyine ari shitani ivuze ari n'uwa shitani rero iyo umuntu anutse nanjye mba ngomba kujya mu cyimbo nkamutuka ya ariko duraga yanjye nimwe muyikoreye mwamahero mwamabye mwe duraga yanjye nimwe muyikoreye Djihad ndashaka kukuremera shyiraho ngo ari kuri inkunga we koko ya nimba ndi nkuba nawe uri imirabyo ubwo ngo shaje ngo abantu nibazajya bagutuka ngo jye ubihorera ibandeze ariko bampamagara gute jewe nziranye nabo barampamagara bambaza ariko baba buryohe muba mumpamagara nimba mwarama nta nubwo bigeze bampamagara frame bari telefone baravuze ukuntu bishungereza waguze ubwanwa ya ubwanjye nameze buri naturel
icyo akora mureke babwire umuntu abantu bo kuri TikTok mugira amagambo nari nzi yuko ari jyewe ugira amagambo ngo yisize se yakunga mu gihe gitse wana mugani mbabazi bro ako you guys tubwizanye ukuri umushobora kwicara nkabyuka nkavuga ngo nanga umuntu ariko ira nabyika kakitwaza mu situation namuzira nabonzi njyewe mba nicara nkareba ngo yangore ngo urabona ngo ubanga uri kwica reputation yawe reputation mfite iyihe ntayo ngo urabona ngo iyo ututse umuntu ngo uba uri kwica reputation ye iyihe se ubwo uwo muntu aba afite ko ntayo ngo umuntu ukamugipfura